utazanye igikomere nta kigaragara ko nyamara waraguye, ariko wowe ukaba ufite ahantu uri kubabara, sibyo, ukaba uhafite hari urugingo rutari gukora neza, waraguye. Abaguye bose siko banakomereka, nubwo n'abaguye bose batabyuka amahoro, sibyo. Ariko bene data, hari n'ugwa ku karubanda rero, hari n'utagwa ku karubanda akagwa mu ibanga ariko agakomereka ahagaragara. Niba Kristo atazimije akotsi gacumba, urubingo rusadutse ntaruhungabanye, warurekeye Kristo. Niba bikunaniye kumuramira, wamurekeye nyirawe. Erega hari ikintu gihari, ntabwo Yesu yaducunguye twaraguye, twari twarapfuye. None uyu ntapfuye yaraguye. None se yaduhaye ubuzima ituzura, izananirwa ite kubyutsa uwaguye yari muzima? Umuganga utari umwizera, urumva umukene wa serivisi kuko ni uw'inaha. Ntabwo ari umwizera arakubwira uti kuramo imyenda, yicara hariya aryama. Niyo mpamvu ukwiye gukoza mu mutwe, ntabwo byakabaye ikibazo. Ntabwo ari ikibazo mu by'ukuri, ni ukuri si ikibazo. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo ingano yawe ya resistance wiyibonera mu gatebo kamwe n'abandi. Anise, uyu munsi ku Mutahajuru ndagira ngo tuganire ku mukristo uri mu isi ariko witegura kuva intangaha w'umutahajuru. Uyu mukristo rero uri intangaha n'icyo asabwa mbere yuko aritaha? Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Imana ishimwe. Imirimo wakoze, iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Imirimo wakoze. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, nimugubwe neza muri Kristo Yesu. Tubaha ikaze ku Mutahajuru. Ni umugisha tugize wo kongera kubana namwe tuganira ku byanditswe byera. Jeanne Kwizera, muri amahoro? Imana irakurinze. Ibyo ukora byose Mana, uri umuhamya w'imirimo y'Imana. Nanjye ndaho ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Anise, muri amahoro? Turashima Imana. Imana ibanye namwe mu buzima bwa buri munsi. Ubugingo n'umubiri n'ibizima. Namwe muri abahamya b'imirimo y'Imana cyane. Imana ishimwe. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Haleluya. Kubw'imirimo wakoze. Amen. Amen. Duhaye bene data ku Mutahajuru ikaze. Mwiyumve mwikaze. Reka tubasabe nimukore subscribe ku Mutahajuru, mukore comment ndetse na like, muganirize bene data ku byanditswe byera, mukora share, mubasangiza ubutumwa bwiza, kandi ni umurimo w'Imana muba mukoze. Imana iduhana umugisha. Rero turongeye turabararitse, mushobora kuba muje ari ubwa mbere cyangwa mwari mumaze iminsi mutaza. Mwese nimwiyumvemo ikaze, turabahobeye mu izina rya Yesu, kandi turabakunda cyane. Amen. Anise, reka tubasabe noneho mutuyobore mu isengesho tuganira na bene data ku Mutahajuru, ariko mbasaba bategura imitima, hanyuma dusengane tuganire. Mutanga bugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega ukunogera neza. Haleluya. Amazina namwita. Amen. Imana ihimbazwe. Kumenya umukiza b'imbere y'umugisha mwinshi, ntabona uko nasobanura urukundo rwe ndarwumvise, rungeze ku mutima, ndumva imbaraga nyazo zibohora. Mubwire ye gutinya, umwami ni mwiza pe,
aruhuka umutima, mubwira ashira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Musomereza zandiko z'umukunzi we, murinde ya misemburo y'iki gihe, aruhuka umutima. Amen. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe, yarambabariye, yarambabariye. Umwami ni mwiza pe, umwami ni mwiza pe, yarambabariye, yarambabariye. ni mwiza pe, ni mwiza pe. Father, glory, we thank Hallelujah. you for your giftness, the Lord. Hallelujah. We thank you for your mercy. Thank you. Hallelujah. Imana ishimwe. Tugushimiye kubw'imbabazi zawe. Amen. Uyu mwanya umutima wacu ufite ibyiringiro byuzuye ibyishimo bisaga. Amen. Byuko turabaraganwa na Kristo. Imana ishimwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wowe ntabwo umeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma. Ijuru wavuze tuzaritaha. Amen. Ubwami bwawe tuzabubamo. Niyo mpamvu abatahajuru twese turavuze ngo urera mwami. Amen. Abatahajuru turavuze ngo urakiranuka. Bugingo bwawe nibuhora ari buzima muri twe none n'iteka ryose. Amen. 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 Hallelujah. Yesu aduhana umugisha. Amen. Anise muri harimo amateraniro ko uri mu mwuka wo kuririmba. Ndumva nezerewe cyane. Ndumva nezerewe cyane. Imana ishimwe. Ndumva mfite ibyishimo by'umwuka by'ubugingo. Ntimugire ngo nuko mu mubiri hari icyakoretse. Ahubwo nuko numva Imana yanjye ari yo kwizerwa. Imana ishimwe. Amen. Amen. Amarembo urumva yafungutse. Umutima wawe n'uw'Imana birahura. Cyane. Imana ishimwe. Amen. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora gendera mu nzira ye ntunganye, nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro. Hari igihe umuntu ajya aririmba ameze nk'usezera abantu ntibabimenye. Amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Imana ishimwe. Ni vuba pe. Amen. Imana ihimbaza. Ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzabagezeyo zamuhimbaza n'ibyishimo, niringiye kuza bona ingororano yanjye. Abatahajuru mwese. Amen. Abantu mwumva mufite ibyiringiro byo kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu mwese mwumva mwaracunguwe n'amaraso ya Kristo, mukaba mwihanganiye mu mibabaro yanyu, mugira amahoro ya Kristo. Ubuntu n'umugisha, ubugwaneza n'amahoro, urukundo n'imbabazi kubonerwa muri Kristo Yesu nibisaga imitima yanyu. Amen. None n'iteka ryose. Amen. Amen. Anise, uyu munsi ku mutahajuru ndagira ngo tuganire ku mukristo uri mu isi ariko witegura kuva intangaha w'umutahajuru. Uyu mukristo rero uri intangaha n'icyo asabwa mbere yuko aritaha.
bwa mbere, intambwe ya mbere ni ukwizera Kristo. Amen. Kwizera Kristo bimuhesha guhindurwa n'imirimo Imana yakoze, akaba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Akaba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Icya kabiri, iyo umuntu amaze kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu yumvira umwuka. Jya wumvira umwuka w'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Amen. Bene uwo muntu yumvira umwuka. Iyo wumvira umwuka rero unesha ibyiza. Noneho indi ntambwe ya kabiri ni ugutumbira Kristo. Amen. Gutumbira Kristo tukabaho tumuhanze amaso. Jya umuhanga amaso w'urukundo, Imana ibaha umugisha. Amen. Muhanga amaso. Amen. Kristo niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza. Izere, nurangiza uyoborwe n'umwuka, numara kuyoborwa n'umwuka uhange Kristo amaso. Amen. Numara guhanga Kristo amaso urwana intambara nziza. Amen. Kandi wihangane. Umutahajuru arageragezwa, inahasi iwanyu, kandi mbibutse ko aho tunyura hose ntibatuzi. Ntabwo batuzi umugenzi, ntabwo anyura mu gice kimuzi. Birashoboka ko wanyura ku batakuzi bakakwitiranya, sibyo? Bakagufata uko utari, bakatwitiranya. Kuko dusangiye ibishyimbo bakatwitiranya, kuko dusangira ibyago bakabigira kenshi, baturusha n'ubutunzi kwenda mu modoka, wowe utagira n'igare, imbwa ze zigahaga, wowe imbabura imanitse. Ariko hora ibyacu saho bishira, hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye. Ceceka wihorere, ndumva gutorera ko mukiza ye. Haleluya. Ndumva imirindi ye agarutse. Haleluya. Mana ishimwe. Amen. Hora, hari igihe batwitiranya kuko dusangira ibishyimbo n'ibyago, imva zabo n'iz'abacu biraturana, ndetse nawe washyingurwa hamwe nabo. Ariko hora, ibyacu ntabwo ari aho bishirira, si aho bicira. Rero uhumure, ukomere, kukwitiranya aho bakwitiranye. Imana ishimwe. Amen. Umukristo uri n'ahangaha anise, nibyo yakwambara imyambaro, turabizi ni imyambaro yo gukiranuka, akambara agakiza akaberwa. Twabonye umukristo wambaye uburyo aba ameze yikwije. Uyu yakwambara agategura urugendo rujya mu ijuru, ariko yagera imbere ntagere iyajya. Mu bijyanye na he, agahura n'ibintu bituma rwa rugendo ruhagarara, rujya mu ijuru. Erega inzira ijya mu ijuru, muririmbyi yaravuze ngo inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, dore imiruho irabarembeje, n'urusaku rurabaruhije. Murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo mukora n'ibyo muvuga, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa n'imigambi yanyu. Bijya bishoboka ko umugenzi ashobora kuruhira inaha, akavunika, akitanga, ariko agahura n'inkomyi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka. Kwihangana ukagera imperuka. Hahirwa uwihangana akageza imperuka. Kuganya si ukwikura mu makuba, no kwihangana si ukwikura mu makuba. Ariko ikinyuranyo cyabyo ni kimwe, nuko umuntu wihanganye agira iherezo ryiza, ariko umuntu uganya ararimbuka. Rero aho kugira ngo uganye bitari bugukure mu makuba, n'ubundi wakwihangana utegura iherezo. Niyo mpamvu bera b'Imana dusabye umwuka w'Imana kugira ngo adushoboze kwihangana no gukomeza intego y'urugendo. Bigize Janti yararirimbye aravuga ngo benshi bageze i Kanani, banyerera mu mihanda yabo baragwa. Ibaze bageze Kanani, ariko disi bari banagezeyo.
bagezeyo noneho bageze mu mihanda y'i Kanani mu gihugu cy'isezerano baranyerera baragwa. Bageze i Kanani biragatsindwa kuticirwa n'umwuma n'inzara mu butayu, ukagwira umwuma i Kanani. Bene data rero, kugira ngo umutahajura akomerere inaha ni uko ahura n'uwo basangiye urugendo. Niba hari ikintu abizera bataramenya ni ugufatana mu maboko, ko Bibiliya iravuga ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranira. Kuva igihe cya Yohana Umubatiza ngo abahanuzi bahanuye kugeza iki gihe, sibyo? Hanyuma Bibiliya iravuga ngo intwarane zivugishamo imbaraga. Intwarane ni iki? Ni intwari itari imwe itwaranye n'indi. Iyo rero muri kumwe muri babiri muba muri intwarane. Nta waba intwari rero atarwanye. Ni umuntu wanyuze muri za ntambara waciyemo, zimwe zo mu rugo, zimwe zo kurengana, zimwe zo kuri caci aho usengera, zimwe zo muri situwasiyo ya fiyansaye, za ntambara zose wanyuzemo na zimwe zirwanya ubugingo. Noneho kuko wazinyuzemo neza, Kristo akabona uri intwari ye, akaguhuza n'undi wanyuze muze, mwembi mugatwarana. Niba hari ikintu cyagiye gikomeza abitorero ry'ahambere ni ugufatana mu maboko. Gufatana mu maboko, gusurana, bagahumurizanya, bakabwirana zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Ariko kandi nawe ubuze umuntu, nigeze nababwira ukuntu narwaye, mbura umuntu undirimbira indirimbo zo mu gitabo. Urazikumbura? Ndazikumbura, numva nkumbuye indirimbo zo mu gitabo. Kubera iki se nzikumbuye? Nuko nta bizera bansuraga, nta bari bahari. Nta bizera bansuraga, wenda niyo baza kunsura bari kundirimbira izo ndirimbo sinicwe n'uwo mwuma. Ariko nza kubona mwene data umwe Faustin araza, turirimba izo ndirimbo, numva ndongeye ndahembutse. Rero bene data, gusurana birakomeza, ko ni inkomezi z'Imana zinyura mu bantu, kuko ibirenge by'umuntu musangiye ukwizera iyo bikandagiye iwawe bizana n'ihumure. Niyo byaba bitazanye umuderi, umuderi urawibuka? Umuderi ndawibuka. Niyo byaba bitazanye inkangara, inkangara, umuderi, buriya abandi bafite uburyo bawita cyangwa agapaniye. Reka tuvuge mu buryo baturamo, nari n'ababizanaga mu ndobo. Niyo yaza atikoreye, ariko ibirenge by'uwo musangiye urugendo iyo bikugezeho ugira ihumure. Bene data, reka mbibutse, hari abantu njya kubona nkabona ansheyarinze linki, narabibabwiye njye bene uwo muntu ndamubloka. Niyo mpamvu nanjye nyisheyaringa uwayinsabye, no kuyinsaba ni ukungora. Kubera iki? Umuntu ntazi situwasiyo urimo, nta gusuhuje, nta gusura ngo reka mbasangize iyi ndirimbo. No, banza ubaze umuntu amakuru ye, umenye ngo iyo ndirimbo irimo ibyo akeneye kumva, umenye ngo iryo jambo ry'Imana ririmo ubutumwa akwiriye. Cyane ko nabonye n'umuntu aba mu bihe, buri gihe umuntu agira ibintu biba bimufashije. Ushobora kuba uri kumufashisha iyo ndirimbo atari nayo iri kumfasha, ariko atari byo bihari, atari byo bimufashije. Banza umenye amakuru y'uwo muntu. Gusura umuntu, njye narabibabwiye, abarokore bajya babindyarya, akavuga ati mukozi Imana ndagukunda ariko ntacyo mfite naguha. N'ijambo ryiza se ntacyo ufite wampa, n'umwanya wawe n'umwanya warawubuze, n'ijambo ryiza uraribura, na message nziza. Ubyutse mu gitondo ugafata verset biblique iri kugufasha, ukabanza ukayisoma, warangiza ukandikira umuntu ukamubwira uti mwaramutse neza, amahoro y'Imana bane namwe, mumeze neza. Nari nifuje kubasangiza ibyiringiro mbyukanye, ntacyo bitwaye, mbyukanye ibyiringiro, inkomezi, mbyukanye ihumure, meze neza, ndumva Kristo Yesu nkomeje. Namusaba ngo namwe abakomereshe ibyanditswe byera, ukagacisha mukajya watanga ibyo utanga. Bavandimwe, mwige gusurana, ibirenge byanyu biza ari iby'amahoro. Imana ibahe umugisha. Amen. Anise, sinzi niba ari amagambo y'urucantege dukunda gukoresha, bajya bavuga ko kuba umukristo inahangaha ari ibintu bidashoboka, bigoye. Bene uyu muntu ukoresha iyi mvugo, ni ibiharimo cyangwa ni intege nke ari kubivugana? Ijwi rya Satani riba ryakongoreye, ahubwo uburenze ibihe. Uburenze ibihe, uba warenze ibihe, ni Satani uba wakongoreye, kuko wowe gukizwa, gukiranuka, kwizera nibikunanira, uzavuge ko bidashoboka. Wowe uzavuge ko bikunaniye, uzavuge ngo ibi birananiye. Ariko hari abandi bakiri abahamya bagakiza k'ukuri, hari abandi bizera by'ukuri. Wowe nibikunanira uzera uruvuge ngo birananiye, ariko wivuga ko bidashoboka. Wivuga ko bidashoboka.
ikintu kitagushobokeye wivuga ngo ntigishoboka mu gihe hari abahamya bacyo uzi. Yego. Kandi wijya gucira abantu urubanza ngo none se ngo isi ndimo ko ariyo murimo, uburyo uyibayemo sibwo tuyibayemo, n'uburyo uyitwaramo sibwo twitwaramo. Akenshi umuntu ukoresha aya magambo ko aba yarabanje kuba ari mu bihe byiza. None se byamazwe n'iki? Ibyo bihe byiza byamazwe n'iki? Erega Marise, none se ntidutuye i Kigali? Yego. Ubu se waganira na Daniyeli muri Babuloni mugahana ubuhamya? Ubu waganira n'Abisiraheli muri Egiputa mugahana ubuhamya? Ndetse nabona icyo mvuga. Niba gukiranukira i Kigali bitashoboka, muri Egiputa wabishobora? Mu matafari uri kubumba amatafari, uri mu buretwa, umugore wari utwite inda bayikuyemo amashereka ari kwibogora, atari konsa, ibere rikamuryana n'igikorona ariho, agakomeza kwibuka Imana ku buryo kuniha kwabo kugera imbere y'Uwiteka kudatuka Imana. Bakaniha kugeza n'ubwo Imana ibibona. Bakaniha kugeza ubwo kuniha bigera ku Uwiteka, Imana ikavuga ngo numvise gutaha no gutaka no kuniha munihishwa n'ababakoresha uburetwa, none manuwe no kubatabara. Uwo muntu abababaye. None se ubu ngubu reba Babuloni. Babuloni ni Babuloni ubwayo ni ikuzimu. Noneho habonetse n'umwobo w'i Babuloni. Ibi bintu bibiri mujye mubitandukanye. Kuba muri Babuloni ni kimwe, no gutabwa mu rwobo rw'i Babuloni nabwo ni ikindi. Narwo ni ikindi, ariko ugakomeza ugakiranuka. None se Daniyeli Kristo yari atuye muri we, yasengeshwaga no kwiyemeza, ni commitment. Yego. Ariko twebwe Kristo ari muri twe. Turabataha juru bera b'Imana, mureke kugira urwitwazo. Niba wanduye fura, kuko kwandura byashoboka. Kwandura birashoboka, no kugwa birashoboka. Rega nta ugwa atagenda. None se waguryamye? Nta ugwa atagenda. Igisobanuro cy'uko wagendaga nuko waguye. Kubyuka birashoboka. Kandi umuntu waguye byanze bikunze arandura. Yego. Kwandura no kugwa birashoboka. Yego. Gucogora birashoboka. Nukuri gucika intege birashoboka. Nibyo umugenzi rega inzira iraruhije. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva, n'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yanyishije. Umwuka we wera niwe ujya unyobora, uzangeza iwanjye mwijura amahoro. Umva aya magambo. Nyura mu misozi nkanyura mu mataba, hose niko harushya umutima, njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Noneho nyuma y'imisozi n'amataba, umva amagambo. Ni igitangaza ko Yesu yankije. Urumva ibyiringiro. Aririmba igitangaza. Yari avuye mu misozi no mu mataba. Bene data rero, ni ukuri iyi nzira iraruhije. Urugendo rujya mu ijuru bisaba kwirinda mwene so, bisaba kwirinda abanyamahanga mu byo kwizera, bisaba nawe ubwawe kwiyirinda, bisaba kwirinda kamere yawe, bisaba kurinda ururimi rwawe, bisaba kurinda amaso, ukarinda amatwi ibyo wumva, ukarinda umunwa ibyo uvuga, bisaba kurinda ibirenge aho ukandagira naho uhagarara, bikarinda ibiganza ibyo ukora. Bene data, ushobora guteshuka. Niba ushobora guteshuka rero, Kristo arahari ngo atweze. Amaraso ya Kristo ahora. Uruzi rw'ubugingo turacyarufuramwo imyambaro ikera. Wamutaha juru we, wicogora ngo waraguye, byuka. Wikita ku bantu. Burya nawe wowe ushobora kuba hari umuntu ugwa aho abantu bareba, hari n'ugwa muri dushe aho abantu batabona, sibyo? Hari ugwa muri dushe aho wari ugiye kogera ukahagwa, birashoboka, aho abantu batabona. Rero usohotse muri dushe waguye, abantu barakubaza ngo ubaye iki, ni wowe ubyivugira. Sibyo, ushobora kwatura. Hari n'ugwa muri dushe ushobora kugwamo nta n'umuntu ubimenye ko haguye. Hari n'igihe uvamo ntunacumbagire, hari n'igihe urambararamo. Hari n'igihe uvayo utazanye ibikomere, nta kigaragara ko waguye, ariko wowe ukaba ufite ahantu uri kubabara, sibyo? Ukaba uhafite hari urugingo rutari gukora neza, waraguye. Abaguye bose siko banakomereka, nubwo n'abaguye bose batabyuka amahoro, sibyo? Ariko bene data, hari n'ugwa ku karubanda rero, hari n'utagwa ku karubanda akagwa mu ibanga ariko agakomereka ahagaragara, sibyo? Agatwara inda.
birashoboka agatwara inda cyangwa agasinda bakomeretsa ahagaragara, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntibikubuze kubyuka. Hari igihe umuntu agwa ku karubanda hanyuma babandi bene data akaba ariho bamuvugiriza induru bwa mbere, kandi nyamara bo baraguye muri dushe, noneho bene abo bakanamutera gucogora akabahunga akavuga ngo bene data twabanaga muri ubu buryo, aba nibo bampindutse. Ikimenyetso cy'uko atari bene so ni uko batifatikanya nawe mu makuba yawe. Amakuba yawe barayahunze. Niba bari bene so bajyaga kubabazwa no kugwa kwawe. Njyewe ndibuka umuntu umwe yaririmbaga muri korali imwe ahantu hamwe, aza kugwa arishingira, bakaba baguze inifomu ya korali, byari ibitenge byari birimo utubara tw'umukara n'icyatsi kibisi. Ntekereza ko iyo korali ni nayo inifomu ya mbere yari iguze. None bagura n'amaburuze y'umweru. Buruze urazibuka? Amaburuze ndayumva. Muvuga amaburuzi. Amaburuzi. Bagura amaburuzi. Bajyaga bafata iburuzi bakazimanika ku ndendeko. Ku ndendeko mu cyumba cyangwa ku musumari. Hanyuma yarishingiye, ntibigeze bamusura ngo bamuganirize. Bamusuye bagiye kuzana inifomu, bagiye kureba umwambaro wabo. barabwo ati duhereze inifomu ya korali, tutazajya duhura warishingiye, uriho icyasha, uri umunyabyaha, ukajya udusebya utaririmba muri korali wambaye ibisa n'ibya korali, ufite umwambaro wacu. urumva ubwabyo baramuciye. Uyu muntu ntiyarazi n'ahaba ko badafite imbaraga zamuramira. Hari ukugwa ugize intege nkeya, usukuma utentebutse, hakaba no kugwa kuko abo muri kumwe nta wakuramira. Ibyo bibaho. Yarababwiye uti mwaraziguze nanjye ndagura umusanzu wanjye nanjye narawutanze. Ibyo mfite n'ibyo nishyuye. Aravuga ati iyo muza nibura nk'abizera, muje kumbwira uti wahuye n'ikibazo uragwa, twari tuje kugusengera tukubwira ngo ntuheranwe n'ibyakubayeho, ngwino mu itorero wature ushyingirwe ugaruke mu murimo. Icyo gihe byari bicyemera. Arabwira ngo ubwo atari cyo kibagenza sinzanagaruka muri mwebwe. Icyakora yaje kwatura ajya mu yindi korali, sibyo? Ariko ibyo mvuze ni iki? Nubona abantu waguye bakavuga ku gikomere no kunyerera no gutsikira kwawe, bikaba ari byo bavuga, ujye umenya ko bataramenya urugendo rw'inzira y'agakiza. Kubera iki? Ijuru ribona Satani amanutse ryaravuze ngo wasiwe, ugushyije ishyano n'abagutuye. Baravuga ngo wajuruwe, umubyi akuvuyemo. None bene data, ishyano ijuru ryabonye ko ari ishyano rigwiriye mwene so w'umutahajuru wari uri mu rugendo, mwebwe mumuhaye induru. None se ubwo ishyano mwebwe ntimubaye amabara ahindura ishusho ibyo yarebaga? Namwe mubaye amabara. Tuvugisha ukuri bene data, kuramirana Yesu ijambo ryamuvuzweho ngo ni n'urubingo rusadutse ntazaruhungabanya. Arabizi ko rwasadutse ntirwashobora ikidiyakoni, arabizi ko rwasadutse ntirwaririmba, arabizi ko rutabwiriza. Kandi umuyaga uraza ugahuha. Yesu aravuga ati ubwo ko ku muyaga, kandi umuyaga uhuha si njye wo kukuvuna. Reka nkureke. Aravuga ati nakotsi gacumba ntazakazimya, n'imvura igwa n'isuri imanuka. Aravuga ati ubwo warokotse ayo mazi ngenda gushakaho iki? Aravuga ati sinkuzimya. Niba Kristo atazimije akotsi gacumba, urubingo rusadutse ntaruhungabanye, warurekeye Kristo. Niba bikunaniye kumuramira, wamurekeye nyirawe. Erega hari ikintu gihari, ntabwo Yesu yaducunguye twaraguye, twari twarapfuye. None uyu ntapfuye araguye. None se yaduhaye ubuzima ituzura, izananirwa ite kubyutsa uwaguye yari muzima? Batahajuru bene data bagenzi banjye, nimuramirane. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yagiraga abagabo babiri, witwa Omar na Abubakar. Bari inshuti nziza. Muhammad arwara baramurwaje, agera igihe aravuga ati noneho ijambo riri kundyohera nuko munyaturaho amahoro n'umugisha. Bakajya babikora mbere.
buri gihe bamwaturaho amahoro n'umugisha, amahoro n'umugisha. N'uyu munsi niyo mpamvu bavuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baramuramiye n'ukuri kw'Imana. Ndagira ngo mabwire ko Muhammad yapfuye afite ibyiringiro. Yapfuye afite ibyiringiro. Rega Muhammad yizeraga Kristo. Muhammad yizeraga Yesu. Kuko ikintu cyahinduye Muhammad ni abakizwa babi, ni abatahajuru babi bari bari Mediyani. Kuko we amaze kwizera yagiye Mediyani aravuga ati ubwo nizeye kandi nkaba nabonekewe n'Imana y'umwuka, reka ndebe abakristo bantanze kugera muri iyi nzira. Agezeyo bamutegeka kugandukira amahame y'Abayuda. Ari umukuru ayishe wo mu Barabu. Aravuga ati ko ntarinje gusenga imigenzo yanyu, ko nari nizeye Imana yanyu, bibatwaye iki? Nicyo cyatumye agaruka. Kwizera kwa Isilamu no kwa Gikristo biratandukana. Niyo mpamvu habaye intambara ya Kurwazade y'abanyamisaraba. Ese Kurwazade ntimwumva icyo bari bavuze? Ni abanyamisaraba. Kurwazade yego. Urumva rero hari abantu bajya barwana izo ntambara. Bera b'Imana, nimworoshye twakira intama za Kristo. Iyo uvuye mu rwuri ivunitse nimuyunge, no kwizirikaho uduti ku kuguru, ukayibwira ibyiringiro, ukayibwira uti hama. Ema hagarara weme, komera, iyi nzira ibaho. Muririmbyi yavuze ngo ikize? Yaravuze ngo murinzi wemenyesha igihe, iwacu se ni muhero. Ariko utabaretse. Njyewe ntabwo kambuza kubana nabo, ahubwo kambuza uburyo. Icyo kintu kirumvikana. Kambuza uburyo, kakanyoriyanta uburyo ngomba kubana nabo. Nta muntu n'umwe ntemerewe kubana nawe, nta naho ntemerewe kuba ndi. Nigeze numva umwigisha umwe ari kwigisha avuga ngo mwanjije imwe, ngo abantu ngo mujye kwiyogoshesha ngo bakaboza mu mutwe. Ngo uri umukristo kweli, ngo umukobwa akakoza mu mutwe. Mumbabarire si ugushira isoni. None se niba mutangajwe no kozwa mu mutwe, ko mwisilamuza? Wa mugani ko abadusiramura katari abagabo gusa. Njyewe rero hari ibintu abigisha bajya bigisha nkamureba nkavuga nti ubu uyu muntu niba mu mutwe hataba ikibazo agiye kwisiramuza yataha amahoro. Ntabwo sinzi agakiza urwego bagafatamo. Ntabwo nzi urwego agakiza tugafata mu buryo bwo kwiyorobeka kakabatandukanya n'abantu. Erega gutandukana n'abantu ni mu myumvire no mu migirire, ariko nanone ntabwo ari mu migenderanire. Twirengagiza ko agakiza dutunze tugatungira inaha. Kandi hari ibyo dukenera byanze bikunze. Hari serivisi dukenera inaha. Kandi none ukayikenera kuri bamwe batakagira. Urumva? Niyo mpamvu umugore azajya kwa muganga kubyara abyazwe n'umugabo umuganga utari umwizera. Urumva umukeneye serivisi kuko n'uwinaha. Ntabwo ari umwizera arakubwira uti kuramo imyenda, icara hariya aryama. Niyo mpamvu ukwiye kukoza mu mutwe, ntabwo byakabaye ikibazo. Ntabwo ari ikibazo mu by'ukuri, ni ukuri si ikibazo. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo ingano yawe ya resistance wiyibonera mu gatebo kamwe n'abandi. Bikaba ikibazo. Aniseti uyu munsi reka ngo utangeho urugero kuko nyine wowe uri umukristo, nanjye ndi umukristo, naje ni umukristo. Uyu munsi Aniseti w'umubwiriza butumwa, tumutambutseho muri koridoro, hamwe haba indaya, za ndaya, rimwe na rimwe tukahatambuka dusanga wowe Aniseti uri kuganira n'umwe muri bo. Bizitwa iki? Kandi ku cyumweru twakubonye uri bujye kwigisha. Ikibazo uzakigire kumbona mbyukanye nabo, ariko kugendana nabo no guhagararana nabo sinzigera mbyirinda na rimwe. Kubera iki? Igarizimu Yohana 4, Yesu ahagararanye nande kwiriba na Maraya. Urakoze. Si igitangaza kandi se tihagarana na Maraya. None se tugere ikirenge mu cya Kristo basi tubifate gutyo. Ariko tureka gutwara agakiza uko katari. Mfite mushiki wanjye nkunda. Iyo ndaya nayo ikeneye agakiza. Iyo ndaya nayo yaremwe. Oya bashaka kubutaganira ku gakiza cyangwa mukaganira ku bindi. Mfite mushiki wanjye nkunda. Idini asengeramo ni umudivantiste. Gushyiraho imisatsi arabyemerera, kwambara ipantaro arabyemerera, n'inzara no gusiga iminwa. Nigeze nimanukira ku Ikamembe turi kwitemberera kumwe nawe, umuntu abarambonye aramenya, arambwira ngo uri Aniseti.
ntuze uyu muntu uko muri kumwe kandi uri umukristo w'umuvugabutumwa ni none se nari nkwiriye kuba ndi kumwe nande wowe ko turi kumwe se wowe se ndakuzi uriya ndamuzi imigendere n'imigenzereze ye ndayizi ariko se wowe none umbwiza ukuri nirinde kugera ku rwego uyu muntu ntanamusuhuza bwa mbere akeneye gukizwa kandi ntaza mu rusengero yego ntazaza mu rusengero muzamubonera he umwirinza aho agenda aho aba aho akorera aho acururiza kandi nawe ntiyagera iwanyu mu itorero anise mukiri aho ngaho muribuka ko hari itorero ryajyaga ritubuza kujya kuba muri bene abo bantu n'amakwe yabo ntituyatahe none se ntibibuka ko twebwe twajyaga dutengwa tuzize kujya gusenga yego ubukwe bwo mudahusha kwizera kubukandagiramo ni ikizira ntukabujyemo none se ntiwibuka umuntu wakubwiye uti va muri korari rekeraho kujya gusenga yego hariya cyangwa uve muri iyi korari kujya gusenga sirifupure kandi noneho aho ari kukubuza kujya gusengera niho twakirijwe aka gakiza abantu bagatwaye gute kugeza ubwo gahindukira abantu intambara mu by'ukuri aho kugira ngo kaneshe kabaye intambara nicyo cyatumye Yohana nawe aje afata wa maraya arambwira ati ngwino nkubwire yego uriya mwari muri kumwe urabizi ko ari Yesu aravuga ati niwe musa nabonyemo amahoro nifuza amen niwe waririmbye iriya ndirimbo y'123 n'uyu wari uri kumwe na Yesu kwira ibigariziyo yego bakundwa nshuti z'umusaraba nimworoshye kuba twarakijijwe yego ntabwo twakuwe mu isi amen ahubwo twahawe kwerezwa mu isi none se umucyo nutavira mu mwijima umwijima uzamenya umucyo gute mugende mwigisha abantu bo mu mahanga yose hari n'ahantu agatara kataranyenyetsa noneho reka mbaho ubuhamya yego njyewe ndi umumisiyoneri njya mbwiriza mu bihugu byinshi yego nkagera ahantu ntimutekereze ko nzigera mbishyira kuri kamera ngo nagiye ngo byagenze bitya neva niyo mpamvu utazigera ubona n'iseti na postinze ndi mu ndege indege ninjiranyemo n'umuntu ugiye gusambana njye nyibone nk'ishimwe kuyicaramo neva wahubwo azagirirwa ihumure n'umugisha wo kugendana natwe kuruta uko twe twashimira ko turi kumwe nabo ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ari umuntu waguye mu gihugu kirimo abizera n'igihugu kitarageramo ubutumwa bwiza uzi ko uwo twari dukwiriye kwirinda ari umuntu utarigeze umenya Yesu wigirira ibigirwamana biri aho ngaho hari abantu tujya dusa n'ukuri hari ahantu nagiye ngera ntabwo ndi buhavuge ngasanga bafite umuco wo kubyuka bikubita imbere y'ikigirwamana sibyo noneho ubu muraje mu ncira iteka nanjye nkajyayo nkareba uburyo bagisenga nkareba mpereye ku muyobozi hamwe wari uri gusaba ikihe cyifuzo imana yawe yagukoreye iki yagusubije ibiki nkabwa ni mwebwe mufitiye imana mwarayisize imeze neza baroko nujya gutuka imana y'abandi ntibazumva iyawe uzaba uremye intambara banakwica utaravuga nabwo ni mwarayisize imeze neza mwayishyize ahantu heza imana irabizi ko ntari kuremya ikigirwamana nujya guhugura ujyane wa mutima w'ubugwaneza urumva imana irabizi ko ntari kuramya ikigirwamana nimuntera amabuye mwibuke 21 byakozwe n'intumwa muhere ko no mu gice cya 17 Pawulo agera mu bigirwamana muri Areopago ntabwo yabisenye yarababwiye ngo mureke mbabwire iyo musenga mutayizi urumva aravuga ngo ntabwo iba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu hifashwa n'amaboko y'abantu nk'igize ikikennye mperaho mubwirane natwe dufite imana twebwe dusabana nayo mu bitekerezo nkambwa ntubu mufite imvune ubu utari hano wagiye ahandi ntiwasenga imana yawe yakubura ariko twe tugendana nayo urumva uko kugendana n'imana ni akarusho imana yacu irusha ibindi bigirwamana kandi bikanamutera amatsiko kumenya iyo mana ngendana ikora ite noneho icyiza cy'imana twizera n'ubutumwa bwiza bufungura umutima bukagutera ibyishimo uyu muntu iyo anezerewe uri kumubwira aya magambo amera nka ba bagabo bajyaga Emawusi bakavuga ngo muribuka ubwo twari turi kuganira nawe ibyishimo twari dufite uburyo imitima yacu yari ikeye iyo niyo ntambwe ya mbere ubutumwa bwiza bumara mu mitima iyo ikeye rero ijambo uyu muntu yumvishe rimugumamo none
ko uriya ari maraya gusambana n'iby'irari ry'umubiri, ntawe utagira umubiri ufonkisiyona. hanyuma se gusenga ibigirwamana ko ari ibyo kwiyemeza kw'imitekerereze, unsanze aho ikigirwamana kiri ibyo ntiwantera amacumu? yegora Pawulo iyo umubona hagati ya Eliyapago muri ibyo bigirwamana wari kubigenza gute? muzi itorero rya mbere ryarabaye he? Muri Efeso habaga Arutemi, habaga za Seramise, habaga ibigirwamana byinshi, ko ariho itorero rya Efeso ryakoreye. iyo baza kwifata ntibabane na bene abo ngabo, ubu uyu munsi biba bimeze bite? Uzi Imana ibabwira mu byahishuwe ngo nimutihana nzakura igitereko kitabaza, ni ukwanga abo badahuje ukwizera. yari ivuze ko bagabanyije urukundo rwabo rwa mbere, bibabaza Imana kuko urukundo ni rw'Imana yahamagarishaga abatizera, bararureka. Baruretse bahagarara mu muryango wa Efeso n'imihiri, baravuga ati ntawe uzinjira aha tudahuje ukwizera. Bahagarara mu muryango w'aho basengera. Pawulo arababwira ngo mu makuba n'intambara mwahuye nabyo mwirinze mute? Baramubwira ngo twahagarikishije abasore b'imbaraga. Arababwira ngo hoya, nimwambare intwaro zose z'Imana. Nuko hari izindi ntwaro bari bafite zitari iz'Imana. None rero nimworohe. Mushatse kuvuga gukundana twebwe ubwacu nk'abakristo twenyine ntago ari byo, ahubwo dukwiye no gukundana nk'abakristo gusa. Dusome ijambo ry'Imana, Matayo igice cya 5. Erega ijambo ry'Imana riratunganye, ni rizima. Wowe nugira intege nkeya ntuzarishinje kuba rituzuye. Duhere ku murongo wa 38. Umutwe w'amagambo aravuze ngo ntimukihorere. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorwa irindi n'iryinyo rihorwa irindi, ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi, gukubisa urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire uw'ibumoso. Umuntu nashaka ko kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Ntawe uzi ndatisha ikote n'inkweto akabigurisha. None se byararangiye tutakibana? Byarangiye ntakimutiza se? Uzi gufata ikote ry'ibihumbi 100 angahe n'inkweto akabigurisha ibihumbi 30 byombi? Inkweto ubwayo ntigura 30. Urumva? Hanyuma 43, mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Ariko njyewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha b'ikorobo nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. None se niba izuba rivira ababi n'abeza kandi ari Imana irivushije, twebwe twanga bene data ngo nuko tudahuje gusuhuza uwo muntu gusa? Ibyo gukunda no kwanga bireke, ngo uramusuhuje, ngo uraguye, ngo aziranye n'indaya. Njye abantu badakijijwe benshi mbaha umwanya uruta uwo mpabakijijwe. Wowe turagenda njye mbaha umwanya uruta uwo mpabakijijwe, kuko ukijijwe nta munyago mushakamo, yamaze kuba umunyago wa Kristo. Njya mbivuga nkagirana ikibazo n'abaperezida bamwe b'amakorari, aniseti sinjya mbwiriza natabikora bene uwo muntu ni urubanza rwe, ariko wowe ukeneye babandi bataramenya. Sinjya kubwiriza amakorari yamaze kumenya utizera n'utera imbuto azabizire. Ariko noneho aho kugira ngo mfate umwanya ngutakaze njya kureba umuririmbyi ngo mubwirize ubutumwa bwiza muri korari ngo baraye basenga, ndagenda nyamara nkaganira n'abatizera. Nuko nyine umuhamagaro wanjye uri ntimumbureyiminge, turi abatahajuru. None se mu bikombe n'imisozi niho duca tujya niho duca tujya nshuti muze tujyane. None ngo namwe mwaza twabarira,
ni bande se turi kubwira? ni abantu batari bari mu nzira, abo tweretse ubugwaneza, twabarinda, twabereka umutima mwiza. iyi ndirimbo najyaga nyiririmba kera muri primaire ntarakizwa kera. reka aka ngacishemo. Imana ijya ibafasha kujyana abana banyu kwiga ku bigo bya gikristo, birafasha. Reka mbashimire ikigo abana banjye bigaho. Biga ku kigo cyitwa Ireme Academy, hano rwose ku Murama muri Ngaruyinka. Impamvu yihe, directrice waho ni umunyamasengesho, ni umukristo, asengera abana bacu kugeza ubwo nose mwageze ngo guhindura ikigo sinabishobora cyane rwose, nkabajyana ku kigo kirenze, sibyo? Nubwo nacyo kidasuzuguritse, ariko amasomo abana banjye bahakura ntangana n'amasengesho babasengera. Kuba asengera abana, uzi umudirectrice nyir'ikigo ufata umwanya akiyiriza ubusa ari gusengera abanyeshuri, ngo nareresha hehe? Ngo bana banjye ninde wundi wabarerera? Naho ngaho rwose. Urumva iyi ndirimbo rero nanjye najyaga nyumva mu primary, bitewe n'ikigo wizeho. Yes, kuko cyayoborwaga n'abizera, rega cyari cya gikristo, n'abarimu rega bamwe na bamwe bari abizera. Imana ibaha umugisha, mujye mumenya ibigo bizima mujyanaho abana banyu. Imana ishimwe. Noneho bene data, twaciraga imanza tubonye ko Imana nawe ibaha izuba cyane, turarisangiye. Imvura yo gukiranuka igwa mu mirima byose turabisangiye. Rero reka tureke gucira bene abo ngabo urubanza. Nidusanga n'iseti ahagararanye n'abo ngabo, cyangwa nawe ubwawe tukagusanga uhagararanye na runaka, ngo ni uko mudahuje kwizera, ntabwo tuzagucira urubanza, kuko reka tureke agakiza gakora umurimo wako. Ariko se usanze mpagararanye na Mamudogo, usanze ari mushiki wanjye se cyangwa mubyara wanjye, ko kuba njyewe nawe dusengana ntibisobanuye ko uzi abafamiliye banjye. Usanze se ari murumuna wa madamu, usanze ari mukuru we, n'abandi usanze ari kazini wanjye, reka tureke iryo sano. Ubundi amaraso ya Kristo mubika ntayihene ngo aravura. Mwagaragaje ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Ayo maraso sayo mu bitungwa, n'amaraso y'umwami Yesu Kristo, yarukiranuka mu bisi bose, ageza watanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bisi bose, ageza watanga ubugingo bwe. Icyo bita kwitandukanya ni mu mirimo no mu migirire n'imigenzereze, ntabwo ari uburyo bwo kubana no gutandukana n'abo mwizera. Kandi iyo biza kuba umukiranutsi adasuhuza umunyabyaha, reka tubyite gutyo, na Yesu ntiyari kuza mu isi kuko hari habi kuruta uko hameze ubu. Imana ibaha umugisha. Amen. Anise turagushimiye. Namwe Yesu abaha umugisha. Reka turarika abantu ku Mutahajuru, nimukore subscribe niba mushaka kujya mwumva inyigisho nzima uko umwuka tuyoboye. Ndabizi ku Mutahajuru tuzarya kandi turyoherwe. Amen. Mu bisangiza abandi. Turabashimiye uburyo tubanye mu biganiro. Imana ibaha umugisha, kandi abantu mukore like kugira ngo YouTube ijye ibahitiramo ijambo mugomba kumva. Amahoro n'umugisha, ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu, urukundo n'imbabazi, ubugwaneza bube kuri mwe none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu. Amen. Abantu ku Mutahajuru, Jeune Kwizera yaratubwiye ngo tubibutse rancaho ku wa kabiri saa 6 z'amanywa kuri Standard Time yo mu Rwanda, gusoza saa 8, no ku wa kabiri plutôt no ku wa kane saa 6 z'amanywa gusoza saa 8 tugira amateraniro ya rancawa, tuyakora online, abari live kuri YouTube, udukurikirana unyuze ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ibaha umugisha mwiza, kandi namwe murarika abandi. Amen. Amen. Shalom shalom.